umva iyi ndirimbo iraryoshye pe. Reka tugende gato mbabaza ikintu kimwe. Iyi ndirimbo yari kuba imeze gute Element yaza kuyivamo? Mubwize ukuri. Iyo Element ko tumaze iminsi turwana inkundura, Element ko yagombaga kuva muri iyi ndirimbo. Iyo Element aza kuyivamo iyi ndirimbo yari kuba imeze ite? Reka mpere ku wundi muntu ndahera kuri inde. Ninde ufite icyo kongera? Muhoza. Iyi ndirimbo Element ataza Okay. kuyivamo yari kuba yitwa iki? Element ni umuntu ufite ijwi ryiza kandi uzi no kujyana na melody neza. Afite ijwi ryiza muri ino ndirimbo, sinzi ko iraryoshye, yego n'abandi bararyoshye, bose bazi gukompoza neza, banaririmba neza, kandi bose ni abantu babishoboye kandi bamenyereye. Ariko Element twamaze kubonamo ijwi rihambaye cyane. Njyewe ndabona ko indirimbo iraryoshye kandi Element ararenze, afite ijwi ryiza. Mungu wangu. Uravuze ngo Element ni ugize iyi ndirimbo? Bose niwe wayishe. barashoboye. Turashize noneho. Israel ifata ijambo. Uyu nguyu noneho ni gatiki. Twagiye. Ndahari urakoze. Twagiye fatanya igitekerezo cyawe wowe noneho urakandara. Njyewe rero niziho muri muziki. daycare, muri daycare ntabwo turereraho abana ngo tubyihanganire. Reka mucecekeshe. Ugaruke none z'ubwo ukumva urumva gutese. Navuyemo. Ari mina twagiye. Ikintu cya mbere iyo ndirimbo rwose ni nziza, iraryoshe, iryoheye amatwi, kandi irimo abantu b'abahanga. Ariko njyewe nize muziki, ikosa rya mbere ririho kuri iriya korasi, hari amakosa bakoze. Cya mbere harimo ritme ni zuke, basubiyemo ritme iyakozwe, amanota namwe, melodi nimwe, ijana ku ijana. Byibuze buriya umuntu uzi kwiba neza, impamvu uvuze ngo byishwe n'uriya Element kuko ni umuhanzi deja byonyine muri iyo nani chorus yari guhindura akantu. Niyo ahindura akantu kamwe kuri chorus, kuri nani, kuri terminezo gusa, akashiramo n'andi amanota namwe, ritme nimwe, amagambo nicyo kintu kitarimo gusa. Rero icyo kintu yaribye ni ukwiba indirimbo y'abandi, ibyo wazabihanirwa. Iraryoshye, ni nziza, ariko bitangaje, ahubwo igitangaje nuko harimo abantu b'abahanga bazi gucuranga, noneho bakabura ukuntu bashobora no kuhinduraho akantu gato na terminezo byibuze y'iyo ndirimbo. Wumvishije indirimbo ukumva ni nyirayo wayiririmbye neza, wasanga bisa nkaho bateruye bakahinduramo amagambo gusa. So iyo ngiyo birahanirwa. Rero nubwo twabataka ko baririmbye neza, yego baririmbye neza rwose, ariko bakozemo amakosa. Kwiba korasi y'abandi, bayibye korasi ijana ku ijana. Mbese bimwe ibintu bitatu: ritme, bibamo na melodi, n'amaterminozo n'amanota. Kwa kundi ukuntu yaririmbye, niba ari amamajeri n'uyu bashyizemo na minere bashyizemo, mbese amanota ni yayandi. Murakoze. Uyu nguyu yabishubije urudubi. Mbibutse ko uwo bita Rafiki utuye ahantu bita Grand Rapid, ni umunyarwanda utuye muri Amerika, akaba yari umutwazi w'ikamyo. Mwabonye video na postinze, yagize gutya imukamyo arayitwara, arangije kuyitwara birangira arataye umukono we, ayishyira mu rundi ruhande, agira gutya abakubanyije, atwara ubuzima bw'abazungu babiri bari bavuye muri anniversaire y'umufiance we. Ni umugore n'umugabo bari bashakanye hakiri gato, aragenda arabakubita we na moto yabo, baragenda bapfa ako kanya, bapfa batabyaye. So ubu turi kuvugana, amakuru atugeraho nuko uwo bita Rafiki amaze gukatirwa imyaka 10. So sad, yari accident nk'izindi, ariko nkuko muri kureba kuri iyo video nshyizaho hejuru, Rafiki akatiwe cyangwa yakatiwe 10 ans. Turi kujyana ngayo nguko. Nyubaha nka so, vazi
oya nari mfite ikibazo aricyo nabona turi kugarukaho igihe cyose buri muntu wese harimo abantu benshi bari kwinjira akavuga ngo gushishura uwo kuki turi kwasiyuminga ko bashishuye nimba indirimbo yasohotse uyu munsi ni iki tuzi ko baciye mu nzira nyazo bakaba babifite uburenganzira ni kubera iki buri muntu wese yinjira yasiyuminga ko bashishuye wenda baciye mu nzira nyazo kuki turi ku expectinga the worst ibyo bakorera behind closed door ntawe ubizi nimba barabakontakisi cyangwa batarabakontakisi nose kubera iki from the get go indirimbo igisohoka bashishuye kubera iki tudashobora ku expectinga ko baciye mu nzira nyazo ahubwo I guess ko at this point indirimbo iri bujajinge uko yumvikana ese barayikunze n'iki ariko wenda kesi yo gushishura twaba tuyishyize ku ruhande until babaye proven ko bashishuye now for the moment ni kuvuga ibintu gusa nyine bidafite proof so ni icyo ngicyo nyine ndi kwibaza buri muntu wese winjira avuga ngo bashishuye ese musanze rutarashishuye koco oya indirimbo yo nyamara Godfather nyibankaso afite point ikomeye ubundi yumvikana umuntu akora assumption kubera ko adafite information zihagije sibyo mu buzima busanzwe ni ukuvuga ngo niba ntafite information zihagije ndafombaza tu ndakora hirya nkore hino kuzishaka ari ntazibona ndapfa kuvuga nyine ibyo mbonye ariko rero nanone ntago wakura abantu mu mitwe yabo uko bumva ibintu ni ukuvuga ngo nibyo ushobora kuganira ukavuga uti iyi ndirimbo ndumva isoundinga nk'iya Oliver Ngoma cyangwa se ndumva isoundinga nk'iya Michael Jackson whatever ariko nanone guhita uvuga uconcluding ukavuga ati barashishuye that's going too far gusa ndakubwiye Godfather hari impamvu nta ndi urivugirwa ubusa Godfather na Nyibankaso nta ndi urivugirwa ubusa okay ubwo hasigaje kumenyekana cyangwa se twumve ubwo ese barashishuye cyangwa ntibashishuye ubwo icyo gisubizo cyasubizwa n'umuhanzi wenyewe ariko twebwe nyine ubwo ni ukuganira nk'abafana nta kindi okay nkuko yarabisabye reka mbasabe ibyo gushishura tubishyire iruhande baramaze uretse gato ubundi ahantu hahuriye Tayiga Igisamagwe The Ben hakaza element umeze nk'abagore aja yitsinaza nkamureba none asigaye yarapfumuye amatwi element yisiga iminwa akayitotobeka kavuga rwose element uraho element nagakobwa kahindutse amagahungu kaba kifitiye amasoni muzitegereze element afite amasoni ubwo yateretate hakazamo ka element kapacupacu hakazamo kiriya gisamweru uriya mutipe ni nakasa mutwe umuntu warongoye makwepa ntimwamubonye ejo ari kumuzunguza mu mihanda ya Kigali Kade uyu mumwitege Kade ni umuhanga umwana aravuga indimi zose mujye muva ku mwana muri uyu mwana isa n'umunyamategeko my friend umwana w'umureya hano umunyamategeko uyu ni umwana wize mu mashuri yize muri Nusome ntabwo yize muri Vuzete hari abana baba baragiye ku ishuri bakiga neza uyu nguyu icyongereza aracyandika akagidudubiza kuri abanga bagenda bakinusura ngo yavanze uyu nguyu avuga indimi neza uyu mwana ntabwo baba bari ku mutandiko niyo abantu ntabwo bagura ikiro cy'isukari aba baguraga agafuka bahaka ukwezi buri gifutinya abantu bahaka ukwezi ibi ntakora babisobanukiwe so urumva rero kadajaje uyu nguyu nabwiza ukuri mu mwitego uyu nguyu nakasa mutwe so Kade ahantu twibafunga mike yawe we furnitere muti yo mike mwibaza ahantu hahuriye umwana wo mu biryo Kade yamabona agira amasunzu utekereza ko ariko ibaze gufata umuvikiseni uriya mukobwa yakatiye Diamond my friend Diamond yashatse kumurongora undi aranga aravuga ati gumana uburoro bwawe Kadageze aravuga ati je suis intellectuel umwana w'umunyamategeko aramuzana Kigali ejo bundi iyi ndirimbo irangije amarize kumubana mu buryohe mwabibonye ibintu nakandare hanyuma hakazamo Igisamagwe hakazamo Kade w'igitangaza hakazamo element y'umukobwa ubwo urambwira ko indirimbo nigo zitari kuba kasa mutwe turekerere ibyo gushishura naho bayikuye hano dufite abakunzi b'umuziki uburyohe bw'umuziki iyi ndirimbo imicurangire yayo karite ya video yayo mwayibonye muti ikintu gitangaje ku bantu batagiye kureba video kuri YouTube muzi kuri mukobwa The Ben yiruka ngo yambaye amakanzu ari umwe ejo bundi mu ruhengeri bita Emerine umwe yakuriye amashyanga ye mwabyitegereje ntumiwe cyangwa narebye nabi reka twihute
ese Godfather kuri kuvanga amasaka n'amasakramentu ngewe nabajije ikibazo ariko ntabwo wigeze unsubiza ndi kugikwepa gishaka kuko muri gukomeza ngo kunsunikira mwinsunikira mu gushishura, ntabwo twebwe ibyo gushishura, ntabwo muri oya ntabwo ari ugushishura ntabwo muri ntabwo ari abaroya, ugushishura ntabwo muri abaroya, muri abanyamategeko se. ntabwo ari Mwe- ugushishura genda umufana nk'abandi ngewe mwe- nakubajije nti aba bahanzi uko ari batatu ni yego. ibihangange Mhm. uyu munsi twakagombye ko Igihangange ni kimwe, ni The Ben, abari na upcoming okay wari ngaho se bari none bigize ihe tu none se niba uzi level the Ben ariho iyi niyo yari conversation twakagombye kuba tuvuga umva ndagucitse ngiye mu nama ndaza kugaruka urantinze iyi cyane level according ikintu baduhaye, ngewe iyi ndirimbo iryoshye nk'umutsama, ahubwo vuga ngo Mm. ndahangaha ndi gupromotinga indirimbo, mugende mujye kuri YouTube channel turi kujyana. ngayo nguko ahubwo rero ubwo Sanjake, uransubiza uyu Sanjake, iyi ndirimbo Sanjake yari mu bantu bafataga amatara bashutinga iriya ndirimbo ya Oliver Ngoma. Uyu ni mukuru. Sanjake yikoreraga amasuka yo kujya guhinga shiku, abakoroni baza. Ibi bintu by'imiziki arabizi rero. Allez-y. rero usaba mbabwire ko indirimbo ari nziza ngo kuyireba ajya n'abanyamaguru ikintu ntarebye cyangwa numvise ibintu mvuga byo gushishura imiziki ya none nta muntu wa creative semani kuri community oh sorry Sandra nari ngiye kuzamura kaparaga sorry nta muntu wa ikintu atashishuye ahantu sibyo ibyo muri kuvuga ngo byo gushishura yengera chance yo kuganira n'abaproducer no kuganira n'abo bahanzi benshi bro n'abanyamerika ntabwo ashobora gukora ikintu ngo yagihimiye we ku giti cye, agomba kugenda yumva laza za buri beat za buri njyana kugira ngo agende akuremo ikintu. Bro Oliver Ngoma si umunyafurika? Zuke ni abanyafurika se? ntabwo ari abantu bo muri Caraïbe? Oliver Ngoma iriya beat originated from Africa, but yeah. Forget bro, forget. Iriya boro ni Creole, ikintu bita ikintu uraza kuvuga ngo muziki yose ngo iva muri Afrika, ariko zouk ni nuza mon ami. Est-ce que tu connais la zouk? Oui, c'est caribéen. uyu ni umuhayise twicaranye nawe. Oui, c'est la musique caribéenne. Wumvise ko ari muziki y'abakarayibie iva muri Caraïbe. Ça veut dire Oliver Ngoma nawe ahantu yakuye ikintu arakituzana ari gishyashya. Même les Haïtiens écoutent le zouk. Alors, Mais le zouk, c'est Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe. Les gars, même les Trinidadiens. Ouais. Les Trinidadiens, leur musique, c'est quoi? Ce qu'on appelle soca. Oui, soca. Mais on va continuer. On va vous dire. Ibintu rero muri kuvuga ngo byo gushishura ngo nagize ngo bashishuye indirimbo runaka barayizana naho beat piano ntago bireba byita gushishura bro. Iriya muziki ni nziza mugende muyumve neza, mureke kumva ngo Oliver Ngoma mumsema ngo sheri mumse za mulima se zirimo, hari za mulima mumse bari kurimbamo. Sanjake utitoborinda uri kumva na ba nyiri kuririmba indirimbo barivugira ko bavanye inspiration kwa Oliver Ngoma, ni bari Oliver Ngoma nyine ntago gembi hakana umsese nabihakanye ngo gushishura urumva nta muntu ujya ukora ikintu kiwe, ugomba kugenda wumva kugira ngo ugende ukuramo ibintu bimwe na bimwe urumva. iki gishishwa cyabaryoheye bahise tubijyane gutyo, mureke kubyita igishishwa bro. Bakuye beat, niba uriya mwana yarakuye beat kwa Oliver Ngoma ni ibintu bisanzwe ugiye kumva kwa ese niwe wa mbere ushishuye. Hari indirimbo ya King James nari nzi ngo niye ngiye kumva nyumva munuza nyumva mu bahayisiye bari kwiririmba mu rundi rurimi ari ya kera nkubitwa n'inkuba urumva, kandi abantu barayikunze iyo ndirimbo batabizi. Ko mutavuze ndabana se bana ko mutayivuze ko bashishuye ntimwayikunze ngo ndabana. Iriya ndirimbo nitwa Canada ntabwo ari amaforisa, ntabwo muyizi. Hasi umuntu bakuye inspiration ku muntu mukuru wa kera barangiza bagakuramo akantu bakaza bakaririmba indirimbo ziza ngo bashishuye. Iriya ndirimbo ni nziza bro. Njye ntabwo ndi umufana w'amafuti, yewe mvuga uko ntekereza ibintu. Iriya ndirimbo ngenutse ko ari nziza. Murakoze. urakoze cyane. Twagiye sekisa dore mu contre 6 niko kontere we ngaho
tuvuze ko ari mbi wahita uza utubwira ko ari nziza, ngaho ngwino ijambo ni iryawe. Ubutunzi. niko Sanjake nibwo bwa mbere nakumva avuga ibintu ari gusekera mu bipfunsi. Sanjake we urakoze gusa komeza usekere mu bipfunsi aho ngaho wogoshe uwo muhayisiye wawe. Indirimbo ni nziza nanjye nayikunze maze kuyireba inshuro 3 kugira ngo numvemo Oliver Ngoma sinarina namuzi. Umva abantu bari kuvuga ubundi ngo mbese ngo twabwiwe n'iki gushishura, ubundi manze mudusobanurire gushishura niki. Iyo bavuze ngo indirimbo yakorewe cover niki, mudusobanurire definition yo gushishura. Yes njya nkunda kugendera mu bigare muranzi, manshaka kugenda abantu basomye cyane bize neza nka ba Prince badusobanurira icyo bita gushishura. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, niba Sanjake ubyemeje ko indirimbo nyinshi abahanzi benshi hafi ya bose bashishura, ubuhanzi bwaba ari iki? Ni iki cyitwa guhanga indirimbo, guhanga production, guhanga ubwo byaba ari ibiki? Niba hano hari umwana ushaka kujya mu buhanzi akaba yumva ko ari ibisanzwe, reka tubyemeze nyine bikomeze bigende gutyo nyine kubera ko bose babikora. Rero indirimbo kuba yaba ari indirimbo nyine abantu bagomba gukunda, nta yindi hari nyine tugomba kuyikunda. Rose hari indi ndirimbo dufite muri iyi sama, reka tube tuyireba ariko yatonowe ni igishishwa cy'umuneke. Murakoze cyane. Kusiyari kurenza wiki. Indirimbo iraryoshye wayikunze iryoheye amatwi irabyinitse. Video yose nayo bayishishuye, video imeze iti. Nanjye ndaza kwanga kanya. yaba ari video yaba ari ubundi gihe niyo mpamvu nemera DJ Adams. DJ Adams yatubwiye ko nta muhanzi dufite mu Rwanda, mukomeje kubitwereka. Uri ikimara. Okay, mwakoze cyane. So indirimbo ni Sikosa ya Kade, puis yafatanyije na The Ben baramufashije. Indirimbo ngiye ku ruhande rwanjye iryoshye nk'amata. Iyi ndirimbo iraryoshye itandukanye n'amatabi ya nkunguzi. Urumva? Ngayo nguko mbibuze bakomeje kuba ubuvugizi bwo kuvugira umukungu twabonye tumurura mu ginkuri kurya cannabis ko si bimwe. Muri aho ariko ngayo nguko. Umumodo Kabano uraho fungura mic yawe. Tujya byo kugiza nawe uza ko ibintu bimenyereyemo. Kabano. Karame. Indirimbo wayibonye ute? Karame nawe ma. Indirimbo ni nziza cyane ariko ahantu hose. Indirimbo ni abantu rero abantu bakunda kurega ubundi batabeshye icyo umuntu yazanye kuri iyi si. Ariko uyu muntu wo kumuniga aramuhamije koko. Noneho ntabwo turi gukumva. Reka mbasaba ikintu kimwe, abantu turi kumwe nabo hano reka mbereke. Nubundi umuntu abika amabanga akabiryohezwa. Ntabwo tukumva uri guturagurika uri gucika.